buri kiremwa muntu cyose ku isi ntakishimira gukora akazi igihe kinini cyangwa se gukora akazi kose iminota myinshi kugira ngo kivunike. Buri kiremwa muntu cyose ku isi kiba cyifuza ko mu kazi kacyo gikora kibona akaruhuko kenshi kandi ntikivune. Ibi ngibi nibyo kandi buri muntu wese niko ateye ku isi. Gusa abakurambere bacu ba kera bo mu kinyejana cya 19 kumanura bo suko bari bameze, kubera ko buri gikorwa cyose bashakaga gukora bagikoreshaga bakoresheje ubwenge bwo mu mutwe wabo ndetse n'imbaraga zabo z'amaboko. Muri makeya nta kintu bifuzaga kibafasha nk'imashini, amarobo cyangwa se ibindi bikoresho byose bya electronique twebwe bo muri iyi minsi dukoresha kugira ngo dukorere akazi kacu ka buri munsi. Muri iyi minsi biragoye yuko wabona umuntu ugikora akazi kenshi kavunanye, kaba ari akamaboko cyangwa ari ak'umutwe, kubera ko habonetse amamashini menshi adufasha mu kazi kacu ka buri munsi. Gusa kera siko byari bimeze. Abantu ba kera mu kinyejana cya 19 kumanura ntabwo biyumvishaga yuko habaho nk'imashini yabasha guterura nk'ibintu bingana nka toni cyangwa se n'ibindi bintu bifite ibiro byinshi. Ubu ngubu ufasha umuntu wo mu kinyejana cya 19 cyangwa cya 17 kumanura hasi ukamugara muri kino kinyejana, yatangara kubera ko ikoranabuhanga ryageze ku rundi rwego. Turabizi neza yuko abantu bakiri bashaka koherezanya ubutumwa, yafataga ifarashi akava mu Bufaransa akamanuka akajya mu Bwongereza, bikamusaba nk'ukwezi kugira ngo agere ku muntu ashaka guha ubutumwa, cyangwa se no kuva mu kindi gihugu ujya mu kindi byatwaraga igihe, kubera ko icyo gihe nta mashini yabaga atwara abantu cyangwa se ikindi kintu cyose cyoroshyaga ubuzima. Ufasha umuntu wo muri icyo kinyejana ukamuzana mu buzima bw'uyu munsi, nta kabuza yakubwira ko uri umunebwe cyangwa se nta kintu na kimwe tukikorera abantu b'iyi minsi. Ese amamashini twazanye muri ino myaka cyangwa se amarobo menshi adufasha mu kazi kacu ka buri munsi, dushobora kwibaza ngo ese ni akahe kamaro ayo marobo adufite mu buzima, cyangwa se ni ibihe byago cyangwa se ibibi adukorera mu buzima bwacu? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe irobo ryo muri Saudi Arabia cyangwa se mu mujyi witwa Riyadh mu gihugu cya Saudi Arabia, aho mu cyumweru kishize iri robo ryakoze ibintu bidasanzwe bikorwa n'andi marobo, kubera ko ryo ryakoze ibintu ahubwo bisanzwe bikorwa n'abantu basanzwe, abantu bagira emotion cyangwa se bagira amarangamutima. Nongeye kubasuza mwebwe mukurikiye utaruzi TV. Niwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byose bicukumbuye n'amakuru agezweho aca kuri no channel. Nongeye kubasuza, mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nk'uko twabivuze, mu kinyejana cya 19 kumanura mu bindi binyejana byabanje, abantu bari bakiri abantu bagikoresha imbaraga zabo z'amaboko ndetse bavuna n'umutwe cyane mu gukora imirimo. Gusa twebwe muri iyi minsi si uko nguko tumeze. Mu myaka ya kera zari indoto zabo kubona ikintu cyabagabanyiriza akazi cyangwa se ikintu cyose cyakora akazi abantu bari bakwiye gukora. 1957 nibwo bwa mbere mu isi hakozwe irobo cyangwa se yitwa nk'imashini yari ije kugabanyura akazi k'abantu. Uwitwa George Devro n'uwitwa Joseph Egelberger, aba nibo bagabo ba mbere bari babashije gukora imashini yaza kugabanyura akazi k'abantu, icyo twakwita irobo muri ino minsi. Iyi robo nta kindi kintu yari ishinzwe gukora. Mwaka w'1957 ryari irobo ryari rikozwe kugira ngo rijye ribasha guterura ibintu biremereye gusa. Birumvikana ko muri ino myaka ryari robo risa nkaho riciritse bitewe n'ahantu tekinoloji muri ino minsi igeze. Iri robo rikiza, abantu mu 1957 bari babonye imashini rwose ije kubagabanyiriza akazi kandi bayishimiye cyane. Nta kabuza batangiye kuyikoresha mu kazi kabo ka buri munsi, yaba ari akagoye ndetse nakoroheje, kubera ko bari babonye ikintu kibaruhura kikabagabanyiriza akazi kabo ka buri munsi. Birumvikana yuko ntitwatinya kuvuga ko George Devro na Joseph Egelberger ari bo basogokuruza b'amarobo, kubera ko nibo bantu ba mbere b'Abanyamerika bakoze robo hano ku isi. Gusa nabo ndakeka kubagaruye muri ino myaka bakareba ahantu tekinoloji igeze muri ino myaka, bakumirwa, kubera ko irobo bari bamaze gukora ryabashaga guterura ibintu bisa nkaho biremereye. Ayo marobo muri ino myaka yacu ari mu marobo amwe n'amwe aciriritse. Birumvikana yuko nabo bageze kuri uno munsi bakumirwa. Gusa nubwo abaturage bose bo mu isi bari bakiriye ayo marobo neza nk'igisubizo kije kubagabanyiriza akazi, uko imyaka yagiye ishira hagiye hagaragara ko ahubwo ano marobo atwara akazi k'abantu bagakwiye gukora, kubera ko buri ruganda rwose cyangwa se buri muntu wese ufite amafaranga
aba yifuza gukoresha robo kubera ko rikora nta emotion rifite kandi rifite imbaraga nyinshi. Ibyo bikarigira ikintu cya mbere gikora akazi neza kurusha umwana w'umuntu. Umwaka wa 2020 hagaragaye yuko buri mwaka 14% k'abakozi bo kwisi cyangwa se akazi kose ko kwisi, abo bantu babura akazi kubera amarobo. Inganda nyinshi n'abakire benshi bo bikorera amarobo akora ako kazi, bakirukana ikiremwa muntu ubundi bakazana amarobo agakora ako kazi kagakwiye gukorwa n'abo bantu. 14% kw'abantu bose ku isi buri mwaka baba bafite akazi, birumvikana ko batakaza akazi kabo kubera amarobo twikoreye. Ibyo gusa sibyo bihangayikishije abantu, ahubwo abantu benshi batangiye kuvuga yuko amarobo abantu bikoreye cyangwa se ikiremwa muntu cyikoreye igihe kimwe bidatinze azabasha kugira ubwenge bwinshi burenze ubw'ikiremwa muntu ubundi agakontorora abantu. Ibi ngibi biragoye kubyumva cyane kubera ko ni gute wakizera ko imashini ikontororwa cyangwa se ifite amakode yikontorora yabasha yo kugira ubwenge ubundi igakontorora abantu. Ndabizi neza yuko iki ari ikibazo wibajije, uburyo imashini icomeka ikoresha umuriro yabasha gukontorora abantu. Gusa hari ibimenyetso byinshi bigenda byerekana yuko ibyo bintu bitari hafi cyangwa biri kera bishobora kuzabaho. Mwaka wa 2001 nibwo filime ya mbere yitwa Space Odyssey muri Amerika yakinwe muri Hollywood yerekana ukuntu amarobo ashobora kuzakontorora abantu. Iyo filime igisohoka abantu babigize ibisekezo, abenshi batangira no kuvuga ko ibyo bintu bitabaho kubera ko amarobo nta bwenge agira. 2003 hasohotse indi filime yitwa Ex Machina y'Abanyamerika. Iyi filime nayo yasohotse yerekana ukuntu amarobo ashobora kuzakontorora abantu kubera iterambere rigiye rihambaye isi igenda igeraho buri munsi, kandi amarobo agenda yongererwa tekinoloji uko umunsi wose ugenda ushira. Gusa abantu ntibakomeje kubyemera kugeza kuri kino gikorwa cyagaragaye mu isi, abantu batangira gukemangwa n'amarobo twikorera. Ku itariki 10 z'ukwa gatatu 2024, ibyumweru 2 bishize, nibwo muri Riyadh muri Saudi Arabia hagaragaye igikorwa cyakozwe n'iROBO. Abantu batangira kugira ubwoba, abenshi babivugaho ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye. Iyi robo mureba imbere yanyu ni robo yitwa humanoid robot yiswe izina rya Muhammad. Iyi robo ryitwa Muhammad ni robo ryakozwe muri Saudi Arabia, ryagenewe kuvuga indimi ebyiri arizo Icyongereza n'Icyarabu. Ukibona rino robo urabona ko ari robo rwose risa nk'umuntu cyangwa se iri muri forume y'umuntu, ndetse barihaye n'ubwenge cyangwa se cyitwa artificial intelligence iri ku rwego ruhambaye, ari byo biha ububasha bwo kuvuga indimi ebyiri kandi ikagerageza kuzivuga neza nubwo ataba ari neza nk'umuntu gusa, ikagerageza kuzivuga. Aha ngaho ubona rino robo cyari ikirori cyo kumurika rino robo, imikorere yaryo ndetse n'ukuntu barikoze. Iyi robo yitwa Muhammad ikaba yarakozwe n'ikigo cyitwa QSS cyangwa se mu magambo arambuye Quality Support Solutions. Iki akaba ari ikigo gikorera mu mujyi wa Riyadh muri Saudi Arabia. Iki kigo inshingano zacyo ni ukuzamura tekinoloji cyangwa se ikoranabuhanga ry'amarobo, amarobo bayongerera ubushobozi ndetse n'ibintu byinshi yabasha gukora. Iki kigo kimara gukora rino robo cyifuje kumurikira rino robo isi nk'igisubizo kigiye gusubiza ibintu byinshi mu gihugu cya Saudi Arabia. Gusa mu birori bimurika rino robo, iri robo byagaragaye yuko ryakoze ibintu bisanzwe bikorwa n'abana b'abantu aho kugira ngo rikore ibintu bikorwa n'amarobo, kubera yuko iyi video muri kubona imbere yanyu ni video rino robo ryari rihagaze imbere yaryo hari umunyamakuru arimo aravuga cyangwa se arimo atanga ubusobanuro bw'ukuntu rino robo rikora. Iri robo ryazamuye akaboko risa nkaho rimukora ku mubiri ku gice cy'inyuma ahagana ku rukenyerero rw'iwe cyangwa se icyo twakita nk'ikibuno. Rikimara gukora ibyo, uyu munyamakuru witwa Lawya Kasemu niwe ryari rikoze ibi ngibi, yagize ubwoba asa nk'uhindukira ararireba. Ntabwo yabitinzeho cyane, gusa ikirori kikimara kurangira iyi video imaze gusohoka hanze, abantu benshi bagiye bavuga kuri ino video. Abenshi bakavuga yuko ibikorwa byakozwe na rino robo ryitwa Muhammad ari ibikorwa biteye isoni kandi bidakwiye gukorwa n'amarobo. Kubera amagambo menshi yavuga kuri rino robo ryitwa Muhammad, ikigo cyitwa QSS cyakoze rino robo cyabashe guhamagarwa n'icyitwa Metro UK. Metro UK akaba ari ishyirahamwe ry'ibinyamakuru byinshi bikorera mu Bwongereza cyangwa se ku isi hose. Babashe gukoresha interview iki kigo baribaza ese imikorere ya ririya robo muri kariya kanya.
QSS cyangwa se Quality Support Solutions, ikigo cyakoze Muhammad, cyavuze yuko ririya robo muri kariya kanya ryari riri gukora neza, gusa batazi ahantu impamvu ryakoze biriya bintu cyangwa se ahantu byavuye. Gusa abantu benshi bagize amakenga menshi bavuga yuko ese irobo ribasha gukora ibintu umuntu ufite emotion cyangwa se amarangamutima yakora. Aya marobo igihe kizagera natwe dukontorore cyangwa se atuyobore. Abantu benshi bisukira no marobo cyangwa se n'ibyitwa AI byose biri gukorwa hano ku isi yuko bishobora kuzakontorora abantu umunsi umwe cyangwa se igihe kimwe. Ese wowe urabibona gute? Manuka muri comment ubundi twandikira uko ubibona, uba ufite n'igitekerezo cy'ikintu twazaganiraho ubutaha. Umanuke muri comment ubundi wandike igitekerezo cyawe tuzakiganiraho ubutaha. Nongeye kubashimira mwebwe mwabanye natwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Ibiganiro byacu nakagaruka nawe ubutaha.